Turi mu isoko rya Kimironko ni mu karere ka Gasabo ahagaragara ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Turi mu gihande gicururizwamo imyaka ndetse n'ibiribwa bigiye bitandukanye byaba ibitoki ndetse n'ibirayi. Biravugwa rero ko imyaka ubu ngubu yagabanutse cyane cyane ku giciro cy'ibitoki ndetse n'ibirayi. Ibiciro by'ibirayi ubu ngubu byari bimaze iminsi bihenze, aho abanyeshuri bari naha, ariko aho maze kugendera byari birimo biboneka buke buke. Mu minsi mike ishize ibirayi byari 350, ariko ubu ngubu biri kumanuka mu 320, 300 biri kuboneka. Hano muri Kimironko muremeza ko ibirayi byamanutse, ko hanze abaturage bakizi ko byahenze ahubwo. Kereka abataheruka guhaha, ariko abahaha buri munsi bamaze kubimenya ko biri gukatuka. Naje guhanutse hano hepfo Kimironko gatoya, ntabwo ari kure. Ibirayi se byamanutse cyangwa batubeshye? Oya, niko bimeze, ntabwo bababeshye. Byamanutse gute? Biri kugura ngahe none? Nyine bari bambwiye ko 3,7, ariko nyine ndi gukatuza, nyine bakambwira ko biri kumanuka gakeya. Mu isoko rya Kimironko rwagati ahagaragara ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, byaba ibirayi ndetse n'ibitoki. Ababicuruza baremeza ko ubu igiciro cyabyo cyamanutse ukurikije nuko byari bihagaze mu minsi yashize. Baravuga ko ari ibintu byiza cyane, uretse ko hari ibindi by'ubundi bwoko bita ngo ni kinigi byo bikigura ku giciro cyo hejuru, ariko hari icyizere cy'uko ibyo birayi bishobora kuza kumanuka. Kubw'ibyo rero baremeza ko yaba bagura ibitoki ndetse n'abagura ibirayi, ubu ibyiciro by'ubudehe byose byemererwa kuza mu isoko bikaba byabona icyo biha. Kuvuga ngo tujya tugira terime hano ngo ibyiciro byose birarya ibirayi, ari icya mbere, icya kabiri n'icya gatatu n'icya kane, ariko mu minsi yashize byajyaga icyiciro cya kane gusa. Ubu rero murahamagarira abantu ko baza mu isoko rya Kimironko, cyose uko akizi aze tubaha ibyo kurya birahari nta kibazo. Noneho twerekeje ahari gucururizwa ibitoki, nabyo ababicuruza baremeza ko byagabanutse ukurikije uko byari bimeze. Kiro na 3,5. 3,5. Byari bisanzwe bigura gute? Ubundi byari bisanzwe bigura ikiro 400. Urabona ari iki cyatumye wenda bimanuka cyane nk'ibitoki? Shari igihe bibura, igihe biboneka. Ibitoki ubikiramo turakirangura amafaranga 200, hano tukakigurisha 250. So igitoki muri iyi minsi cyari kiri ku gaciro karekare, cyaguranguraga amafaranga 230, tukaza tukakigurisha hano 320, 350. Igitoki kigeze no kugura hano amafaranga 400, ariko so ahangaha ibitoki biragenda bimanuka. Barimo baragura ibyo biribwa cyane ko abacuruzi babyo bamaze kudutangariza ko byagiye bimanuka ukurikije uko byari bihagaze mu minsi yashize. Abaturage hanze wasangaga bataka bavuga bati ibiciro byarazamutse ku masoko, ndetse bikanatuma bamwe bagira ubwoba bavuga bati inzara aha cyangwa se ejo bundi yaza ikatumara. Ni ibintu bisa naho bitanga icyizere, cyane cyane nko mu murwa mukuru iyo ibiryo bihaboneka uko byagenda kose, benshi banemeza ko ubwo no hanze biba bihagaze neza. Vincent Nibizi, Royal TV.